Muraho mumeze mute, nizere ko mumeze neza muherereye mwese. Ibiganiro ko dushobojwe. I hope ko mumeze neza aho muri guys. Ndabaramukije cyane aho muherereye mwese. Abatuye muri Amerika, abatuye muri Afrika, mu bihugu bitandukanye, ndabaramukije cyane. Nimburi mushyashya hano kuri channel yacu, please kore subscribe, tujye tubana buri munsi, kubera ko hano tuganira ibintu bitandukanye kandi bifasha abantu. Ibintu bisanzwe byo mu buzima bisanzwe, dusangizanya ibitandukanye bijanye no mu buzima bwa buri munsi. Rero uyu munsi nshaka ko kubabwira ibikomeri umwana w'imfubyi akurana, kubera ko nanjye ndi imfubyi ndabizi. Ni ukuvuga ngo iyo uri imfubyi ukurana bino bikomere, nta kindi icyo usabwa wiga kubana nabyo, kubera ko ntabwo ushobora guhindura status yawe uko wisanze. Icambere, igikomeri uhura nacyo ku mwana wakuze asanga nta mubyeyi afite, waba ari papa wawe cyangwa se yaba ari mama wawe, ugasanga nta mubyeyi ufite. Teka ryose uhora wibaza niki Imana yaguhoye, ukibaza ukuntu uzakura umubyeyi wakubyaye adahari. Njyewe ku giti cyanjye narabwiye ko nzagenda mbasangiza ibintu bisanzwe byo mu buzima busanzwe, ibyo mfitemo experience. Ubupfubyi ni ikintu kigoye cyane, kubera ko umwana w'imfubyi hari ibintu byinshi bimugora. Njyewe ku giti cyanjye papa yitabye Imana ndi mutoya. Ni ukuvuga muri make njye ntabwo nigeze mbona papa, ariko kuva nkimenya ko nta papa mfite, uwo munsi nahise ngira intambara muri njyewe nkiri muto cyane pe cyane, kubera ko njyewe narezwe na grandma na grandpa. Ni ukuvuga narezwe na kaka na sokuru. Njyewe by'umwihariko ndi umwuzukuru wabo mukuru. Nkuko bisanzwe ntabwo ushobora kubwira umwana ukuri ukamubwira ati papa wawe yarapfuye, ntawe uhari, cyane ko nibo bandeze. Ntabwo nakuranye na mama. Urumva njyewe narezwe na sokuru na kaka, kugera nyine kuri ya myaka nyine umwana atangira gukura. Hamwe najya no mu nzu y'abandi nkumva barambwiye ngo se ngo nyogokuru ngo ari mu nzu. Icyo kintu nakigizeho ikibazo kuva umunsi numva icyo kintu, cyama kiba nk'ikibazo muri njyewe. Urumva nakuze nita kaka mama, nkura nita sokuru papa. Noneho naje mu yindi nzu nkumva nk'ababanyi baravuze ngo se nyogokuru ari mu nzu, cyangwa se bakaba bambwira ngo se sokuru arahari, bari kumbaza nk'ikintu. Nkababwira nkaba nabishyura, ariko ngasigarana question mark mu mutwe. Umunsi umwe nza kubaza kaka, ndamubwira se ma ko njya ngenda mwa runaka nkumva arambwiye ngo se ngo nyogokuru ari mu nzu. Nuko umva nyine we nk'umubyeyi wandeze kandi koko akabazi ko ndi imfubyi, agerageza nyine kubyoroshya akansobanurira ibintu byoroshye, ariko nyine bidatinze baje kumbwira nyine ko ibo ntabwo ari bo baneruriye ko nyine ndi imfubyi. Nagiye mbimenya ahandi ndabyihorera. Barabimpishe cyane cyane kandi nanjye ndabitahura, ariko byose ni igikomeri. Babikubwira batabikubwira, byose ni igikomeri. Muraza kunihanganira kubera ko ndabizi ko abantu benshi babiciyemo
hari n'ababicamo kuri uyu munsi bakiri abana batoya. Njye uyu munsi ndi kubivuga kubera ko narakuze, ntabwo nkiri umwana, ndi umubyeyi mfite abandi bana. Ariko iyo uri imfubyi uhora utekereza umubyeyi wagiye ukiri muto, ugatekereza ukuntu uzakura udafite papa wawe. Abana b'abakobwa bafite ukuntu bakunda base cyane cyane, ukumva so ni nk'ikindi kintu. Nahoraga nibaza uriya papa yarasa gute, uriya papa nk'iyo mugira nk'akantu gato kakubaho ugasanga urigunze nta kintu wabuze. Uranihanganira amarangamutima yoreka kuza. Ejo bundi intwari yacu y'Abanyamurenge yitaba Imana, General Makanika. Yongeye kunzura ibikomere byinshi cyane kubera ko papa nawe yapfuye muri buriya buryo. Nawe yari umusoda aharanira nyine of course amahoro mu bwoko, ariko nawe birangira babishe. Papa ngarutse, papa yapfuye ndi muto, sinigeze mubona. Kongo yagize abantu benshi imfubyi, nanjye ndimo. Ndabasaba kwihangana, no kwihangana kubera ko nta muntu wahindura ibihe. Kandi Imana niyo iri inyuma y'ibihe byose. Papa, natekereza papa kwasa, ngatekereza ukuntu nzakura nta papa mfite. Nkumva ari igikomere, nk'umwana nkura n'igikomere. Twaje gutandukana na kaka na sokuru, nza kuba kwa anko. Ndamushimira cyane, niwe ukurikira papa, ngo ari papa yambereye imfura, mbere umubyeyi. N'ubu ndamushimira mu buzima bwanjye bwose. Mfite banko benshi ariko niwe nshimira cyane. Yamfashije ikintu nawe ubwo atazi. Anumva nari umwana ukijya ku ishuri, yantumiye nyine ndi umwana ujya ku ishuri nkiri mu wa kabiri primaire. Arambwira ngo nzajya mwita papa. Icyo kintu cyaramfashije, umutima wanjye numva uraruhutse kubera ko mvana mwita papa mdogo. Ariko arambwira ngo nzajya mwita papa. Kuva icyo gihe nzarinda napfa mwita papa kubera ko icyo utoje umwana ukiri muto aragikurana. Namwita papa kugeza n'ubu ni papa. Ndamushimira cyane ako kantu, kubera ko kuba udafite papa ukagira uwo wita papa ni amahirwe akomeye. Rero ibikomere ukurana uri umwana w'imfubyi biratandukanye. Nahoraga nibaza nkavuga ngo ni gute umuntu azakura nta papa. Akabazo gato kaba mu buzima bwawe ukavuga ati nukubera ndi imfubyi, ukumva nk'utuntu tuza muri wewe tukubwira ngo uri imfubyi. Akantu gato gusa yatitirika kuza mu maso, ukibuka ko uri imfubyi. Mw'abantu mwe murera abana b'imfubyi baba bafite ibikomere namwe mutazi. Muza mubegera, mubaganirize, mubabwire ko ubuzima buzakomeza nta kibazo. Ariko ibikomere ibyo urabikurana bitandukanye. Nahoraga ari igihe nahora nicara nkarira gahengera abantu bose bagiye, nkicara nkaririra umuntu ntigeze mbona. Icyo ni igikomere. Nta muntu ku isi wakwicara ngo atangire kurira aririra umuntu nk'aho yitabye Imana uwo munsi. Ariko ibyo bintu byahora bimbaho. Ndabyibuka mfite nk'imyaka nkiri umuti, najya mfite imyaka 14 nahengera nkaho yagiye n'umudamu we, nkicara nkarira ngahogoza, nkarira amaso agatukura akamera nk'ibishirira. Inshuti zanjye, icyo ni igikomere gusa cy'ubupfubyi.
nkarira ukagira ngo none napfushije, ukagira ngo napfushije papa uwo munsi kandi ntarigeze namubona. Nkarira nayicara ngasenga nkabwira Imana ngo kubera iki yangize imfubyi, nkicara mpreminga Imana nkambwira ati Imana byibuze uzampuze na papa mu ndoto. Ibyo bintu bibiri byahora bimbaho, nkaririra papa nkayapfuye uwo munsi kandi sinigeze mubona, ngasenga nkabwira Imana ngo impuze na papa mu ndoto duhure amaso ku yandi. Ibyo ni ibikomere. Najyama koko nkabona umuntu uri kumbwira ngo we ni papa wawe, nkabona turahoberanye, nkabona rongera arigendeye. Ariko ibyo byose naje gusanga ari ibikomere kubera ko uri imfubyi. Noneho hari ukuntu wabaga uri kumwe n'urungano rwawe n'abandi bana, ukumva atangiye ukumva nk'umwana w'umukobwa atangiye kukubwira ibyiza se amukorera, ukumva wowe uribuze, ukumva urigunze, wowe urabwira nde ntawe uhari. Muri make ikijyanye n'ubupfubyi, iyo uri mutoya nta kibazo, ariko iyo ukuze noneho niwe uza ugenda ukaba nyawe ubupfubyi, excuse me, ukagenda ukaba imfubyi noneho yujuje amakondisiyo iyo ukuze. Buriya uri mutoya nta kintu na kimwe kikugiraho imbaraga, nta kintu na kimwe wumva witayeho, ariko uko ugenda ukura step by step ibikomere bigenda bikura. Ariko ndashima Imana ko nize kubana nabyo, kandi ntabwo ari njye njyenyine, imfubyi ni zinshi hanze. Kandi icyo nabasaba, hari umuntu uvuga ngo uyu ngo ni umuntu mukuru ngo ni imfubyi nta kibazo. Inshuti yanjye, nta muntu uzuba mukuru ku bupfubyi. Nta muntu ku isi utakwifuza kugira papa we ngo agire mama we. N'ubu ngubu iyo mbitekereje ndarira, kubera ko ni ikintu gikomeye namisinze mu buzima bwanjye, kutabona papa wambyaye. Hari ibyo ushobora kubura, hari aho utogera kubera ko uri imfubyi. Njya mbyara nkarira ku gitanda nkibyara, gahita nibuka ko umwana wanjye azakura akambaza papa. N'ubu ngubu bajya babimbaza. Yes, kubera ko baza bambwira ngo mfite grandpa, nkababwira ati yes mfite grandma. Yes, do you have dad? Nkabaza ngatekereza nk'iminota, nkabona kubishyura, nkabwira ko papa nanjye ubwanjye ntigeze mubona. Ni igikomere. Ni igikomere nyine mu bindi, kandi ni inshingano zabo kumenya ko bafite grandpa. Nanjye nkababwira ko ntawe mfite, nta papa mfite. Bijya bimbabaza cyane. Mfite abana bamaze gukura, imyaka 7, imyaka 5. Muranihanganira ntabwo napanze kurira, ariko it's happened. Last time barambajije ngo se papa wanjye ngo hajya ngo papa wanjye ngo atuye, hari igihe baza bibagirwa kandi narababwiye ko nawe mfite. Nkababwira ati papa yitabye Imana nkiri muto, nanjye sinigeze ngira amahirwe yo kumubona. Urumva nk'umuntu w'imfubyi, icyo ni igikomere, icyo ni ikintu kigenda kigaruka. Umwana akubaza ntacyo yitayeho, noneho wewe bityo ugakomereka. Ariko dukwiriye kwiga kubana nabyo, kubera ko ni status, niko twisanze nta kundi, kandi ni imigambi y'Imana.
icyambere nshimamo Imana kubera ko ni Imana niwe Imana nyiribihe. Imana niyo yaduhaye ababyeyi iranabisubiza. Rero iyo uri imfubyi ukwiriye kwiga kubana n'ibi bintu. Ibyo bikomere urabyara ukibuka kuri imfubyi, ukibuka ko abana bawe batazigera babona papa wawe, batazigera babona mama wawe, depenze n'icyo n'umubyeyi udafite. Ni ikintu kibabaje cyane. Ku giti cyanjye iyo ukuze niho uba imfubyi nyayo, urashakwa, igikorwa cyiza cy'ubukwe ugashaka, ukumva papa wawe yakagombye kuba ari mu bukwe bwawe, akavuga ijambo umubyeyi wawe uri gushingira umwana wiwe w'imfura, ariko ntawe uhari. Ukumva papa wawe yabona abana bawe ubyaye, ukumva yaba proud y'umwana we. Ni ibintu bigoye cyane. Ibyo byose ni ibikomere, ariko wiga kubana nabyo. Njyewe ku giti cyanjye nize kubana nabyo. Kera byangiraho ingaruka nyinshi cyane cyane. Buri ko nuzuza umwaka natekereza nkavuga ati ubwo imyaka ibaye iyi ngiyi nta papa mfite, nkumva ari ikintu mbuze. Sometimes ugasanga ari ikintu cy'umushiya kikujyamo utazi, ugasanga uri kugira imico mibi muri wewe, cyangwa se ukumva ufite nk'ikintu cy'umushiha. Wasubiza amaso inyuma ugatekereza ugasanga ni bya bikomere bituma, kandi ababyeyi akenshi ntibazabitahura babana n'uwo mwana cyangwa se mu bana. Ntabwo bajya bitahura kubera ko ntabwo bakwinjira mu mutima wawe, ariko kuba uri imfubyi bitera ibikomere bitandukanye. Ubabazwa n'ubusa sometimes, ukarakazwa n'ubusa, ukumva uriyanze, ariko ibyo byose wiga kubana nabyo. Ubupfubyi ukurana ibikomere bitandukanye, ariko wiga kubana nabyo. Icyo nakubwira cyo ntacyo ushobora guhindura ku byabaye. Hari umuntu wigeze wavuga ngo nta marira, amarira nk'iyo aba agarura abacu bagiye. Papa baragarutse kera, kandi papa yapfuye ndi mutoya, ariko nararize kuva nkimenya ko ndi imfubyi. Nararize kugeza none ndacyarira, zarinda mva muri ubu buzima ndira. Iyo mbyibutse ndarira, mfite umwanya ndarira kandi nkumva ndaruhutse. Nkiri muto sinarira cyane, ariko maze gukura ndarira kubera ko mfite ubwenge. Iyo urize sometimes uraruhuka. Yaravuze ngo nta marira twarira, ni ingunguru twarira zingana gute ku buryo twagarura abacu bari basobanuye byose mu buzima bwacu, ababyeyi bacu. Nta marira twarira yahindura ibyatubayeho, yagarura abamaze kwiruhukira, abacu bapfuye. Ntayo. Icyo nari nshaka kuvuga inshuti zanjye ni ukwiga kubana n'ibi bikomere. Byanga byakunda uba ufitemo ibikomere, kubera ko bitandukanye n'umuntu ufite mama we na papa we bakuze bari kumwe na papa we na mama we. Njyewe uko nteye n'imfubyi iyo ari yo yose, ntabwo nshobora kwemeranya n'iki kintu ko ntabwo nteye cyo kimwe n'umwana wakuze afite se na nyina, bamwitaho bamuha urukundo rwabo rwose. Kubera ko ababyeyi dusabwa guha urukundo abana bacu. Ntabwo umuntu wakuze ari imfubyi cyangwa se umwana wakuze ari imfubyi
ateye cyo kimwe n'umuntu wakuze cyangwa se n'umwana wakuze adafite ababyeyi. Haba hari big different, byanga byakunda haba hari different, kubera ko hari icyo twamisinze abana twakuze turi imfubyi. Ariko thank you God, nize kubana nabyo, uriyakira. Icyo usabwa ni ukwiyakira, ubuzima bugakomeza, kubera ko nta kindi wabihinduraho. Rero murakoze inshuti zanjye, mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze mukore subscribe, tujye tuganira nakagaruka. Murakoze cyane.